Nanone ngo ikaze muri episode ya 12 wowe twabanye muri episode ya 11 uri umugabo cyane, aho twagarukiye muri episode ya 11 kwa Diane bibaza niba bazabyihanganira cyangwa se bibaza niba umuntu uri inyuma y'ibi byose cyangwa se y'urukundo rwabo abateza ibibazo bigiye bitandukanye niba azabishobora. None babwiye ko tuzahura na episode ya 12 aho tuzaba turi kuganira ku bwiru, umukino w'ubwiru, ikigeragezo gikomeye kizatuma urukundo rwa Diane na Eliya rugeragezwa kurusha mbere hose. Guhaye ikaze. Hari igihe umuntu ageragezwa n'ibintu atari yiteze, icyo gihe urukundo nyakuri rugaragaza imbaraga zarwo. Diane na Eliya bari bamaze gusubirana, ariko hari umuntu wihishe inyuma batekerezaga kubavangira. Ku munsi umwe Diane yabonye ubutumwa budasanzwe kuri telefone ye: ukwiye kwitegura, igihe cyo guhangana n'ubwiru kirageze. Yahise ahagarara, umutima we uramukubita cyane, cyangwa se umutima we uramujya. Yibwira amagambo agira uti: ese ni ikigeragezo cyangwa ikintu kibi cyane? Eliya nawe yakiriye ubutumwa bugira uti: urukundo rwawe rurageragezwa, guma ku mutima wawe kandi witegure ikizaza. Yatekereje avuga mu mutima we, niba hari urukundo nyakuri nta kintu na kimwe kizadutandukanya. Ntumva, icyizere kiracyahari imbere. Ku mugoroba bahuriye ku gasozi hafi y'aho bahuriraga mbere. Amaze kubona Diane, Eliya aramuseka, ariko bakumva amajwi aturutse inyuma yabo bavuga ibintu bibavangira. Ese ibyo twanyuzemo byose nibyo? Ese hari undi muntu wateguye ibi byose? Umukino w'ubwiru watangiye. Umuntu wari wihishe inyuma y'ibigeragezo byose yari hafi gufata icyemezo gikomeye. Diane na Eliya basanze batari bamenya neza ibyo bakwiye kwizera. Diane avuga mu ijwi rito: sinshobora kubura icyizere, nzi ko urukundo rwacu rufite imbaraga. Eliya aramusubiza uti: ni wowe Diane, nubwo ibintu bitoroshye dufite icyizere kandi tuzarwihanganira. Ariko icyo kigeragezo gikomeye kiracyabegereje. Umuntu wihishe inyuma y'ibigeragezo azagaragaza guhindura urugendo rw'urukundo rwabo. Ese Diane na Eliya bazabasha kurwihanganira? Ntuzacikwe na episode ya 13 aho azaba ari imbaraga z'urukundo. Niba utarakora subscribe, gikore, ukore no kunzogera kugira ngo ujye uhita ubona notification mu gihe dusize video kuri YouTube channel. Ndashimira cyane nanone abantu dukomeje kubana muri inshuti nziza cyane, muri inshuti z'akadasohoka. Ndabakunda cyane kandi amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ciao ciao.